reka tugusuhuze kandi tuguhereze ikaze ku badukurikira umunsi ku wundi. Nk'uko bisanzwe mumaje kumenyera, nitwa Emi. Hano dufite umutumirwa, ni umubyeyi mwiza, muramubona, ni umukozi w'Imana. Uyu munsi yubahirije ubutumire bwacu kugira ngo tuganirishe ku ijambo ry'Imana, tuganize n'abaduteze amatwi ndetse n'abatureba. Mwebwe wowe ufite agatelefone kawe wibereye mu modoka yawe ukurikiranye ibiganiro byacu, wowe wicaye mu rugo wiyicariye ku buriri bwawe, wowe uri mu kazi kawe ufunguye agatelefone kawe ukaba ugeze kuri iyi video ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana ryaguke rigere kure. Nukuri kandi nukora subscribe ijambo ry'Imana rikagera kure, ugakora share link, like, hanyuma ukohereza abagenzi bawe link share. Ijambo ry'Imana riraza kwaguka kandi uraza guhabwa umugisha kimwe n'uwavuze ijambo ry'Imana. Reka tumanze dusenge tuganire n'umukozi w'Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga. Wavuze ko uzatugenda imbere, ibitaringaniye byose ukabiringaniza, ibimeze nk'imisozi byose ukabiritura. Reka uyu mwanya abaduteze amatwi, ibiri imbere yabo by'imisozi byose ubiriture, ni mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, amen. Ndongera ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Uyu ni umubyeyi mwiza, nawe aratangira twibwira. Ngereka nkwibutse izina ryanjye, nitwa Emi. Ndi umuvugabutumwa Imana yishimira ndetse n'abantu bake bayishimira. Ntabwo ari ngombwa ko bose batwishimira, kuko na Yesu ku munsi wo gupfa abantu baramubwiye ngo baramukunda, ariko bamugejeje ku musaraba baravuga ati dufungurire baraba, udufungirire wowe Yesu umwami wayo. Reka tumwakire rero mu izina rya Yesu. Turakwakiriye, uratangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Mushimiyimana Epifani. Yego, urakoze cyane Mushimiyimana Epifani. Ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa Imana yabihereye ububasha. Hanyuma reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Hari ibibazo bitatu bije mu mutima nshaka kumanura kubaza. Muri iyi minsi hari ikintu kiri kugaragara cyane mu murimo w'Imana, kigaragara nk'umwiryane. Njya nibaza nkicara nkibaza nti kera iyo dusomye Bibiliya mu gihe cya kera, hari ukuntu umuntu yakoraga nk'icyaha, yaba ari nk'umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa, umwe mu bantu cyangwa se nk'itsinda ry'abantu basenga bagahaguruka bakajya nko ku musozi, barangiza bakabwira Imana bakayibwira ngo Mana, turagushimye ko waturinze, ariko tukweretse uriya mugaragu wawe, tukweretse uriya musha wawe yaguye mu cyaha, umubabarire. Ariko kugeza izi saha siko kibibona. Iyo uguye mu cyaha, yaba ari umushumba, yaba ari apotire, yaba ari abo musengana, yaba ari abaririmbyi muririmba, nibo bafata iya mbere yo kugutera umugongo, ndetse bagafata n'iya mbere yo kuguca no mu itorero cyangwa se no muri rubanda mugendana bakaguca. Ni iki gitumye nkubaza ibi ngibi? Iyo baguciye bikongerera imbaraga zo kugaruka mu byaha kurusha uko bakubwira ngo ni muzi bayo ujya imbere y'Imana waturi ureka ibyaha. Ubona ari iki gitera ibyo bintu, kuba abantu batererana umuntu wakoze icyaha bakamufata nk'ikizira imbere yabo y'amaso yabo, kuko imbere y'Imana Bibiliya iratubwira ngo abazima si bo bakeneye iki? Umuvuzi. Ngaho dusubize ikibazo cyacu. Mbona muri iki gihe ari urukundo rwabuze. Nta rukundo rukiriho. Kera impamvu bajyaga ku musozi bakavuga ngo mwene data umurebe umubabarire kuko yagwemo cyane, uko bari bafite urukundo. Ariko ubu rwarashize. Kandi hari abantu benshi batacyumvira Mwuka Wera. Hari abantu batacyumvira Mwuka Wera, akumva mbese niba yumvise ko yaguye mu cyaha kuko n'urukundo rwashize, akumva ko akwiye kugusunika, ariko ntabwo ari byo. Nk'abantu dusenga twubaha Imana, dukwiye gufashanya, tugasengerana, tugasabira bagenzi bacu imbabazi. Niko njye byumva. Okay, urugero naguhereza mu minsi ishize, nari ndi ahantu ndimo ningingira iteraniro. Hanyuma nari ndimo nsenga, ntabwo byari ngombwa ko mvuga gakeya, namvaga nafashijwe. Bwira Imana ndayibwira ngo Mana, iri teraniro niwamfasha, rikazamo abasinzi, rikazamo ndetse n'abasambanyi n'abarozi bakazamo, ariko nyuma y'uko bajemo ukuboko kwawe kukabafatira mu iteraniro. Umwe mu banyamashengesho bari hafi aho ngaho aranyuma, araza arabwira ngo iyo se ugahamagara abasinzi iryo teraniro ryaba rimeze. Numva muri njyewe hari ikindi kintu ashatse kuvuga. Iyo nahamagaraga imbaraga z'Imana, nahamagaraga ko zigomba kuzana n'abarozi bose bagafatirwa muri iryo teraniro, bakakira imbaraga z'Imana ndetse bakanakizwa. Nabonye mu maso ye abifashe nabi, mbona byakiye ukundi kuntu. Ese biterwa n'iki ko abantu ari iyo mpamvu? Niyihe mpamvu ituma abantu bumva ko bagomba guterana n'abantu bera badafite icyaha na kimwe n'ikizinga na kimwe?
kandi nzi ko Yesu yigeze gusiga intama 99 akurikiye intama imwe. Niyihe mpamvu ibitera? Ubona ari impamvu ibitera nk'umuntu w'umuhanuzi ubimazemo igihe kinini? Ye ntabwo bisobanukiwe cyane. Usobanurire n'abantu badukurikiye hano kuri kamera zacu. Buriya rero kuba wenda yaravuze ati akakubaza ngo iryo teraniro ryari rimeze rite, nuko nyine atayoborwa n'umwuka wera, kuko Yesu aza mu isi yaje kuducungura, yaje kuducunga kuko yabonaga ko turi abanyabyaha. Ubwo rero kuba warasenze ukavuga ati Mana azana abasinzi abasambanyi bafatira hano bakizwe, nuko nguko Yesu abishaka. Niyo mpamvu ahamagara abantu kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiwe, abari bari mu businzi mu busambanyi baveyo. Niyo mpamvu yasize iyo intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye, yagira ngo yongere igaruke mu nzu yabo. Ubwo rero abantu benshi akenshi hari igihe usanga nyine nk'uwo atayoborwa n'umwuka wera, cyangwa se ngo ari n'abadayimoni bacyubahiro bateye abantu. hari abadayimoni ngo bacyubahiro bumva nyine ko baterana n'abantu bakijijwe, ariko buriya nta muntu ukizwa kuri byose. Nta muntu ukizwa kuri byose, ahubwo turagerageza kuko ntabwo wabyuzuza kandi turi mu isi ya Satani. Ariko icyo Uwiteka duhamagarira ni ukugira ngo nyine dusenge twamamaze ubutumwa bwiwe ku batabuzi. Uwo murozi utaruzi Imana ayimenye, uwo musambanyi ayimenye. Rero umuntu utishimira ko mu iteraniro hazamo abasinzi, ndumva uwo nguwo ntabwo yaba ari mu muhamagaro w'Uwiteka. Reka nkomeze nkubaze ikindi kibazo. Uvuze ayo magambo usobanurira abantu baduteze amatwi n'abari kutureba kuri kamera zacu. Hari ikibazo umuntu uduteze amatwi ashobora kwibaza ku magambo uvuze. Niki gishobora kukwereka umuntu ufite umwuka w'Imana bigatuma umumenya ukavuga ati uyu muntu afite umwuka w'Imana, reka koko nsengane nawe? Kuko uravuze ngo hari n'abatayoborwa n'umwuka w'Imana. Ni ikihe kimenyetso gishobora kukwereka umuntu urimo umwuka w'Imana ku buryo ushobora gusengana nawe ukumva urafashijwe, ukumva ndetse uwo mwanya wanakwipfira ukigera mu ijoro? Uwuhe muntu aba ameze ute? Mbese ni igiki kimuranga? Mbese nshingiye ku bantu nagiye mpura nabo, abantu twagendanye, kuriya umuntu nk'uwo ikimuranga, iyo musenganye wumva nta rukundo nyine afite. Ntashobora gusengera abari aho mu byaha ngo baveyo, ntashobora gusengera abantu. Kikubwira ko uwo muntu adafite urukundo, we yiyitaho ubwe, akisengera ubwe, akikunda. Ariko buriya mu muhamagaro twahamagawe nta kwikunda birimo. Kuko Yesu yatoranyije intumwa aravuga ngo nimugende mu mahanga yose, sibyo se, mubamenyekanishe amagambo yanjye. Ubwo rero iyo uhuye n'umuntu nk'uwo nguwo wikunda, umuntu utayoborwa n'umwuka wera, ntabwo akundana, ntashobora gusengera mugenzi we, ntashobora gufasha mugenzi we. Ahubwo iyo muri kumwe nyine aravuga ati ese wenda tuvuge hari umuntu twahuye nyine mu muvugabutumwa yambwira ati ese we wabwira umuntu umuceri kandi Imana itarawugura? Ndavuga se ntabwo, ndamubwira kuba nyine Imana itaraguha umuceri ntabwo bivuze ko utasenga usabira abandi. Kuba urwaye cyangwa uri mu bukene ntabwo bivuze ko utasengera abandi kandi ushingira aho yadukuye. Ariko hari habi cyane. Nta muntu wavutse ukijijwe, sibyo se? Nta muntu wavutse ukijijwe. Twavukiye mu byaha, tuvukira muri ba sogokuru badakijijwe, ba bandi batekera. Ubwo rero iyo ugiriwe neza ukavayo, Imana ikagukurayo, uba ukwiye gusenga ugakurayo n'aba bandi bakiriye. Ariko umuntu utagira urukundo nyine warikunda akisengera. Ubwo rero ndumva njyewe mu bantu twagendanye yumva ndafashije. Ubwo harimo nkawe nkawe nyine waje kumbwira Imana. Kugira abanzi benshi. Nyine iyo ufite abanzi nicyo kikwereka yuko uri kumwe n'Imana.
ko Yesu yigize kubwira abigishwa arababwira ngo mufite ishyano abantu nibabavuga neza ariko nanone nibabavuga babatuka bababeshyera babahora izina ryanjye muziterere hejuru. Impamvu bakwanga nyine ni uko uri kumwe n'Imana, ni uko ukora ibyo ushaka, ntabwo ni uko ukora ibyo Imana ishaka, ntabwo ukora ibyo abantu bashaka. Iyaba ukora ibyo abantu bashaka baba bagukunda, ariko impamvu bakwanga ni uko ukora ibyo Imana ishaka. Ubwo iyo uhuye n'umuntu udafite urukundo akumva urimo urasenga ngo Mana kura y'abasinzi abasambanyi, we biramubabaza kubera ko ibyo ntabwo aba abyitaye, ntabwo aba afite urwo rukundo, nta nubwo akurura ngo yumve neza ahantu Imana yamukuye, yumve ko n'undi yahamukuye. Ibyo ntabwo ari byiza nyine nk'uko abantu bahamagawe bafite Mwuka Wera. Icyo yatuhamagariye ni ugusengera abandi kugira ngo bave mu byaha. Kankomeze nshimire n'abadukurikiye kuri kamera zacu. Nari ndimo nkubaza icyo kibazo, ubwo uradusobanuriye, namwe mubyumvireho umuntu ufite Umwuka Wera ibimuranga. Kandi koko Bibiliya iratubwira ngo ikizakubwira umuntu ufite Umwuka Wera ni imbuto yera. Ndetse ubaye ufite Umwuka Wera uhanura byose ubikora, ariko nta mbuto wera, uwo mwuka uba uturuka ikuzimu, ntabwo aba ari umwuka w'Uwiteka Imana. Niba tubeshe mukwandikire muri komenti mutunyomoze. Umwuka ntabwo uba uturutse ku Mana. Niba umuntu aguhanuriye mu kanya bakamufata avuye gusambana, uwo mwuka si uw'Imana, afite undi mwuka ari gukoresha, ntabwo ari umwuka w'Imana. Noneho hari ikintu njya nkunda kudasobanukirwa, ari ukuntu umuntu aguhanurira akakubwira ngo uri kuzimu. Abantu benshi bajya bibaza ibintu byo kuba ikuzimu, noneho ukabona umuntu ari hano turi mu materaniro ariko akavuga ngo ari kuzimu. Mbese ibyo bintu abantu benshi ntabwo bajya babisobanukirwa. Ni iyihe mpamvu umuntu ashobora kuba ari ikuzimu kandi ahagaze muri gusengana muri mu iteraniro? Nk'umuntu umaze igihe usenga, nk'umuntu Imana yahishuriye, wagiye ubona amayerekwa menshi cyane, ushobora kuba hari ikintu biturushaho ugasobanurira abantu badukurikiye, banaduteze amatwi ndetse banadukurikiranye. Kandi nanone nabo mbabwira uti Yesu akomeze kubarinda. Niba utarakora subscribe ndacyakwibutsa ngo kora subscribe, kandi iki kiganiro urakivanamo amasomo menshi cyane. Turi kumwe n'umubyeyi usobanukiwe ibintu byo kuba imbere y'Imana ndetse no gutakambira Imana. Dusubize impamvu umuntu ashobora kuba ahagaze kuri iyi si muri mu materaniro ariko Imana igahishura ngo ari kuzimu. Kandi benshi bazi ko ikuzimu ari hasi mu butaka. Ukibaza uwo muntu yagiye ikuzimu ute, aba yute kari mu iteraniro? Ibyo bintu umbajije birashoboka cyane, kubera ko hari igihe wenda tuvuge nk'abarozi cyangwa abapfumu, ibyo bintu barabikora cyane. Ntabwo ari ngombwa ngo aba yagufata kujyane wese, ahubwo ashobora kuza yatwara urudodo rw'umwenda wawe, yatwara umusatsi wawe, akagenda akagutongera mu mbaraga zabo, ugasanga wowe uragenda uri igishushanyo ariko ubwonko bwawe buri kuzimu. Bibaho rero cyane, bibaho cyane. Ugasanga umuntu ari mu iteraniro, ugasanga umuntu ni umuririmbyi, ariko nyamara wa mupfumu yamukoreye ibintu by'ubukonikoni, nyine ari kuzimu, aramukoresha. Cyangwa ni urugero, ari n'abantu barara bahinga kubera ko abarozi nyine babatwaye nk'iyo misatsi cyangwa umwenda runaka. Ugasanga umuntu araryamye ariko nijoro akarara agenda gute, ajya guhinga cyangwa agenda mu marima. Ibyo rero ni imbaraga z'abapfumu, barabikora cyane. Bibaho n'abapfumu babikora. Bisobanuye ngo umuntu ashobora kuba ari kuzimu ahari ari mu iteraniro. None niki umuntu yakora kugira ngo yirinde kujya ikuzimu kandi agihari? Niki yakora kugira ngo yirinde kujya ikuzimu akiri kuri iyi si? Ese niki yakora kugira ngo niba ari kuzimu byamenyekanye atazongera kugaruka ikuzimu, abe mu maso y'Uwiteka, ahore mu biganza by'Uwiteka? Niki kintu yakora kugira ngo ahore ari Imana itamubonamo ikizira muri we? Ni ugusenga ukaba imbere y'Imana, kandi ikindi nyine ukareka ukava mu byaha. Igitubwira ngo nyine umuntu buriya, reka nkubwire, iyo umuntu ari kugenda mu nzira ugenda imbere yawe, iyo utambitse ikirenge ubwo ubutani ntabwo uba ukigendeye inzira imwe. Ubwo
rero iyo bigaragaye nk'uko, kugira ngo uve ikuzimu cyangwa utazasubirayo, bisaba gusenga no kubaha Imana, ukayikorera, ukava mu byaha. Niba wajyaga mu bapfumu ukavayo, byashoboka ko waba waragiye ikuzimu kubera ko wagiye kuraguza ukavayo. Ni ugusenga, ukaba maso, ukaba imbere y'Imana, ukareka ibyaha. nawe rero mbona umeze nk'umuntu wavuye ikuzimu. mbona umeze nk'umuntu wavuye ahantu hakure, kuko iyo umuntu ari ahantu hari, ndatekereza ushobora kuba uri kuzimu. Ahantu hose hatanezeza Imana, inzira yose itanezeza Imana, ntekereza ko ushobora kuba uri kuzimu. Nawe ndatekereza ushobora kuba waravuye, atari bimwe byo kuvuga ngo bagutwayeyo, nyine waravuye mu buzima bubi cyane. ejo bundi gusura mu iteraniro wahanuriye abantu, mbona abantu benshi babitekerejeho, nanjye mbitekerezaho, ndavuga ati nzabikubaza umunsi umwe tuzahura turi mu kiganiro. Hanyuma rero wigeze wavuga akantu kamwe, numva ndatekereza, ndavuga ati Imana yakuvanye kure hashoboka. kuko nta muntu Imana itavanye kure, kandi nubwo yatuvanye kure aho itugejeje, ni ukuri turayishimira, hari ahandi izatugeza. ari ubwo wigeze kumbwira akantu, numva mpaye Yesu icyubahiro, wigeze kumbwira ahantu Yesu yakuvanye. ndavuga nti uyu muntu byanga bikunda agomba kuzaganiza ubwoko bw'Imana, abantu bari kure, bari mu buzima bushaririye, bakumva aho Imana ikura umuntu, ndetse bakumva n'aho igamije kubashitsa. nta hantu habi Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itagushitsa. ugendesha ibirenge Imana ibasha kuguha inkweto, wambaye ubusa Imana ibasha kukwambika. nifuje ngo uganize ubwoko bw'Imana. wigeze kumbwira ukuntu waraye ahantu habi, ubuzima bubi wigeze ucamo, bushaririye, ukuntu wabwiye, ukuntu wajyaga ibintu byaho ngaho bitereye aho. ntabwo nabivuga ngo nawe ushobora kuza kubigira ibanga kuko biteye isoni. ariko nshimiye Imana ko hari aho yakuvanye ikaguhamagara ukayikorera. ubu hari abantu benshi, hari iminyago myinshi iri mu ijuru Imana ifite ku bwawe, abakijijwe, abaretse inzoga, abaretse gusambana. watubwiraho gatoya mu masegonda makeya, ukatubwira aho Imana yakuvanye, wenda aho igushyikirije, n'ubundi iracyagukomeza kugutambutsa. naho habwire abadukurikiye kuri MTV, abadukurikiye baze kugira iki, kumva ko nta hantu Imana itakuvana. nta hantu Imana itakura umuntu, naho wagize ati ikuzimu ni henshi, koko ni henshi. ushobora kuba uri ikuzimu, uri mu businziro, mu bujuraho, ariko Yesu yankuyeyo. Yesu ndamukunda cyane. nanjye najyaga nywa inzoga nyine, najyaga nywa inzoga nkasinda, ariko Uwiteka hari icyo yarangambiriyeho, amvanayo. ubu ndi umubyeyi ushima Imana. kwa Yesu rero nubwo binagana, ntabwo umuntu ajya apfa kubimara, ntabwo wapfa kubisoma. niyo wakisumbukuruza utubashye Imana, ntabwo wasoroma. ubwo rero Yesu yaramamagaye, anyuza mu buzima bugoye, anyuza mu buzima bukomeye. narabwiriwe ndaburara naho kuba, urumva Yesu ni mwiza. ndibuka rimwe mbyara umwana wa mbere, nyine nta nzu twari dufite, kuko niyo twari dufite bayidukuye. ndabona Imana yaraguhaye n'inzu. bayidukuramo, turagenda tuba ahantu mu gihuru, urumva si bigoye. ariko Uwiteka atari uko atabireba, nyine atubwira ati nzabagirira neza, nzabambika, twambara ubusa, turanyagirwa, dufite umwana w'uruhinja. nawe urabyumva nyine. twarashonje icyo gihe, twajyaga se n'isafuriya. mwajyaga kurya, mwategeraga mu isahani mwe. cyakoze twari dufite agasafuriya gatoya cyane, gatoya nk'ak'umubebe. ako niko twatekeragamo. duteka si iki, wenda Imana yakora nko ku muntu inusu y'umuceri, tugatekamo nta sahani. ariko ni ukuri ndagira ngo mbwire abantu bari kutwumva, nibakomere, icyo Uwiteka yabavuzeho kizasohora. ariko bakomere. tunyura mu buzima bugoye cyane, tukarara hasi, ntabwo wabyumva ntabwo wabyumva. ariko ubu ngubu Yesu nyine yabigenje neza, ubu turambara, ubu turarya nyine, n'ibindi bizaza. dusoza ikiganiro cyacu turaza kukwifashisha
nakubonyemo impano ikomeye cyane, uraza kudufasha gusenga, usengere n'abantu badukurikiranye. Hari abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye, uraza kudufasha kubasengera kuko iyo mpano ni iyawe. Hanyuma Yesu yabwiye abantu ati ni nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Uyu munsi kandi ni kuri Pasika. Hari ikintu gikomeye Pasika itwibutsa. Uyu munsi ubu tuvugana hari amaraso ya Yesu arimo ajojoba, arashaka abantu ko bihana bakareka ibyaha, arashaka abantu ko bava mu bibazo barimo bakirengagiza iby'iyi si bagakurikira Yesu. Niki ubwira abantu kuri uyu munsi wa Pasika? Uyu munsi wa Pasika nyine ndababwira ko amaraso ya Yesu yongeye kugarukaho. Uyu munsi nababwira yuko ari igihe cyo kuva nyine mu byaha, areka ibyaha, uwari uri mu byaha akavayo agakorera Imana uko bikwiriye, ko buriya hanze ngo hazaba imbwa n'abarozi, hazaba imbwa n'abarozi ngo n'abasambanyi, mbese kandi twe turi abana b'Imana. Nababwira ngo twongere tubwire Uwiteka atugire ibiremwa bishya kuri uyu munsi wa Pasika. Amaraso ya Yesu yongera tugire ibiremwa bishya, duhe imbaraga nyine tuve mu burangare, tuve mu businzi abariyo. Hari n'abantu, hari abasinda vino ariko hari n'abantu basinda amagambo kandi bari mu nzu y'Imana. Ubwo rero nababwira ngo tuve mu byo turimo, dukurikire Uwiteka, niwe utazadusiga, niwe utazadukoza isoni. Dusoza, hari ikigeragezo cyateye ku bakozi b'Imana. Ndagira ngo ubahumurize, twumve niba ari ikigeragezo kiri ahantu hose. Iyo utangiye gukorera Imana, Imana ikiguhamagara, hari umusaraba uhura nawo. Hanyuma abantu batangira bakubwira ngo ntago ibyo uvuga ari ukuri, batangira bavuga ngo ibyo ukora ni ibinyoma byose, ni amaco y'inda. Nicyo ni ikigeragezo cya mbere uhura nacyo. Nuza gutekereza neza, uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, uzasanga ibyo bintu warahuye nabyo. Icya kabiri, iyo bageze aho ngaho, ubwa kabiri, intambwe ya kabiri, barakurwanya, bagera igihe cyo kwemera ko ibyo ukora ari Imana ibigukoresha, cyangwa se bakavuga ngo ari nubwo bavuga ngo Imana ukorera si Imana nyamana. Ariko nyuma bwaho bwa gatatu bagera aho bakemera, bakavuga ati ni Imana akorera da. Bakaza bakagufasha gusenga Imana da. Iyo bagufashije gusenga iyo Mana, baba babizi nibyo bijejisha, imitego ntibura, bavuga amagambo menshi, ndetse bakagusebya, hari ubwo bavuga uri umurozi, uri umurangi, usenga nyabingi, ndetse bashiraho n'amagambo. Hari n'abavuga ngo urasambana bitewe n'uburyo bakubona n'uburyo wisanzurana n'abantu. Ni kenshi nagiye mbona imisaraba myinshi cyane ku bantu b'Imana, ndetse ibyo ni ibigeragezo bitumye benshi bizanwa n'abanyamasengesho bagenzi bawe. Ntabwo umusinzi aba ari uva muri kabari akazana ayo magambo, ahubwo uwo mwasenganye cya gihe niwe uterura ayo magambo akayakwiza ahantu, hanyuma yamara kuyakwiza ahantu, iyo ubyumvishije nawe wari ugihamagarwa, bigutera imbaraga nkeya zo kugwa, ugahita ushikama ukajya hasi ukavuga ati Imana si wowe nakoreye. Hari abantu benshi bari ku misozi, ubugingo bwabo bwapfuye kubera amagambo no kurwanwa n'abo Imana yari yarahamagaye, ndetse batakiri mu muhamagaro cyangwa se bakirimo, ariko kubera ko hari inkota bitabanye Yesu y'amagambo, bigatuma hari abandi bihirika. Niki wababwira kugira ngo bagaruke, abari barambitse intwaro z'Uwiteka bakava mu byizerwa, bari bafite imbaraga z'Imana, bazi kubwiriza abantu bagafashwa, ndetse abantu bakava mu byaha, ndetse abafashe iya mbere yo kubavuga, ndetse nta nubwo babarushaga amavuta, nta nubwo babarushaga ubutoni ku Mana, ahubwo bari bafite diporome zo kuvuga, barabavuga barabanesha, kuko bari bafite misiyo zitandukanye. Niki wababwira abo bantu kugira ngo bongere baterure intwaro z'Imana, batazakumera nka Yona Imana yatumye ikamutwara mu gifu, kugira ngo ajye kubwira ubwoko bw'Imana abumenyeshe ibizaza? Niki ubwira abo bantu kugira ngo bongere bagaruke? Ni irihe humure ugiye kubahereza? Humure nabaha nuko bakomera. Iyo ugihamagarwa ubundi ntabwo abantu babyumva, ntabwo babyumva cyane bashingiye aho baba barakubonye muri Babuloni. Ubwo rero igihe uhamagarwa ntabwo bajya babyemera, kandi bagenzi bawe nyine nibo bafata
feri ya mbere yo kukurwanya bakavuga ati uriya ni umurangi, uriya ibyo avuga ntabwo ari byo, ariko ndagira ngo mpumurize abantu bagihamagarwa bicika intege, ahubwo bo bajye bumva yuko bibuke yuko Uwiteka ari we wabahamagaye, batigeze bahamagarwa n'abantu, ntibakajye bita ku magambo. Iyo Uwiteka yaguhamagaye abana nawe akagushyigikira, urebye nkanjye nyine nyahamagarwa ntabwo babyemeye, bakavuga ati ntabwo ari umuhanuzi hano yese mbahehe, bakavuga ati ese uraho ko runaka yakijijwe ryari, ariko icya mbere ntabwo ari uko bamenya igihe twakirijwe, ahubwo icya mbere ni ukumenya uwaguhamagaye, ukambara imbaraga, ugakomeza ugasenga, kandi Uwiteka aragushyigikira. Urebye nyine iyo wahanuye bakavuga ngo ni abarangi, wahanura bakavuga ngo ntabwo ari Imana, ariko Imana iza kugushyigikira, iza kugushyigikira mbese igasohoza ibyo wavuganye nawe. Nimba ari ibyo wahanuye, nimba ari uburwayi, ari umurwayi wasengeye, Uwiteka aragushyigikira agakira. Nimba arahanuriye umuntu imyambaro, inzu se igasohora, bahita bamenya yuko ari Uwiteka yagize gute waguhamagaye kandi ari kumwe nawe. Ndagira ngo mbwire rero abantu bavugwa gutyo nibakomere. Urebye nkanjye hari igihe nigeze kujya mu rusengero nuzura Mwuka Wera, ariko bari banyishe nyine, bavuga ngo si Imana, ntabwo ari iri kuvuga, ariko ntabwo byambujije gusenga. Wowe urabizi, uragira ngo uzi kugira ngo uri guhanura abadiyakoni bakuzura uruhande bagukubite za Bibiliya, urabizi barankubise, ariko ndavuga nishingiye ko Uwiteka ari we wampamagaye, ntabwo nareka gukorera Imana. Narakomeje ndasenga, amagambo ndayirengagiza, mbwira Imana ngo unkomeze. Ubwo rero bakomere, bambara imbaraga, cyo tuzi neza yuko Uwiteka iyo yaguhamagaye aragushyigikira. Nibakomere bambara imbaraga, izajya ibana nabo, kandi ntabwo Imana yadukoze isoni. Nibakomere rero bihangane, ibyo byose tubicamo. Nimba utarabiciyemo ntabwo mbizi, ariko ngewe nabinyuzemo. Ntabwo rero amagambo y'abahanuzi yakuza gusenga warahamagaye. Ugomba kumenya yuko Uwiteka ari we waguhamagaye, kandi nyine ugomba guca mu irembo. Ugomba guca mu irembo mu bigeragezo. Nibakomere bihangane, nanjye narakomeje, ariko ubu ngubu nyine nsigaye njya mu iteraniro nkanabwiriza nta kibazo, kubera ko Uwiteka yabanyemeje. Ntabwo rero umwanzuro ari ukugwa ngo uvuge ngo mbivuyemo, oya, barakuvuga Imana ibireba ikicecekera, ariko ibibizi neza ko hari umunsi n'igihe yego izabemeza yuko ari ikorana nawe. Nibakomere rero, bakomeze basenge, ntibacike intege, Uwiteka azakomeza abane nabo kandi azajya bashyigikira. Dusoze rero ikiganiro cyacu. Ndabizi aya masaha ugiye mu materaniro, ufite iteraniro uyoboye rigari, narabasuye ndaterana, nagize ibihe byiza uwo munsi. Hanyuma dusoza, inshuti bakunzi mudukurikiye kuri kamera zacu, urumva ko kugwa atari wo muti, ahubwo ibyibanze ni ugukomera. Iyo uzakomera uramanza ugakomeretswa, Imana ikakomora, yamara kukomora ugakomera, ikagukoresha iby'ubutwari. Ntabwo Imana ikoresha civilian, Imana iri kugutoza ikosi. Hanyuma ibyo abantu bavuga ntubyiteho. Dusoza rero, abantu benshi basigaye basenga bakurikiye ikintu cy'ubuhanuzi, ariko ntekereza ko umuntu ukurikiye ubuhanuzi bwonyine agakiranuka atazigera agera hejuru mu ijuru ku Mana. Ahubwo icyo twabwira abantu ni ukugira ngo abantu bajye bahora bakiranuka, bazira n'icyitwa icyaha icyo ari cyo cyose, bacira bugufi Imana. Dusoza rero, reka udufashe gusenga. Abantu usengere, hari abarwaye, hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abafite imiryango iri muri gereza, hari abafite amadeni, hari abarwaye, hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abantu baheze hasi bashaka gukizwa ariko babuze imbaraga zibinjiza mu gukizwa. Dufashe udusengere abo bantu, Imana ibashoboze bakire agakiza. Reka dusenge Imana. Ni byose ko ifite, ntacyo abasha gukena. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana ivuga bigakomera. Uwiteka, nyemerera aya masaha
umanukire ku bwoko bwawe. Hari abarwaye diyabete, hari abarwaye kanseri, hari abarwaye umutima, hari abarwaye indwara zitandukanye. Uwiteka, kuko naje kumenya neza yuko ari wowe dogiteri uri hejuru y'abandi badogiteri, iyo uvuze birabategeka bigakomera. Aya masaha ngwino ukize abarwayi mu izina rya Yesu, ugirira neza. Ayiwe, hari abari mu bitaro, hari abari no muri kane. Iyo umuntu yazeze muri kane abantu bavuga ko yapfuye byarangiye, ariko Uwiteka ntabwo wowe iyo umurebye ngo Lazaro ararwara wari ubizi ko yararwaye, ngo uramwihorera arinda hapfa ajya mu gituro amazemo kane, ngo uragenda uramuzura. Ngaho nyemera aya masaha ukize abarwayi mu izina rya Yesu. Nukize kanseri mu izina rya Yesu, kize diyabete mu izina rya Yesu, kize imigongo mu izina rya Yesu. Mana, abantu baribwa amaguru, nyemerera aya masaha ubakize indwara ibiri mu magufwa no mu maraso, bikize mu izina rya Yesu. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo, hari ababyeyi bamaze igihe kinini kirekire, nyemera ubagirire neza, ubiteho kubera ko ushoboye byose. Rero dogiteri, turafunguza foromasiyo mu gihugu cyacu cyo mu ijuru kugira ngo ukize bari abarwayi, imibiri yabo iri kubarya, bararushe, bararemerewe. Nubaruhure Mana, nubaruhure ubakure ku gisasiro, bazagukorera rwose. Ngaho nyemerera rero aya masaha nkweretse n'abakobwa bavuganye nawe igihe kinini, nyamara bababwiye yuko ibyo bavuganye nabo batazabibona, ariko nyemerera Mana, abavuganye nawe ubukwe bamaze igihe kinini kirekire babafasheho ijambo, nyemerera uze umanukire gukorera abakobwa ubukwe, umanukire gukorera abasore ubukwe. Mana, bavuganye nawe igihe kinini basa n'ibarati bakababwira ngo ntabwo busaba, nyemerera uze ukoze isoni ba Tobiya, amatangazo bamanitse abana b'abantu ku bakobwa ndetse no ku bahungu. Mana, nyemerera rero ubagirire neza, ubasoreza isezerano. Data wa twese, hari abantu bafite abantu muri gereza, Mana, hari abarengana, nyemerera uzubohore mu izina rya Yesu Kristo. Abadafite kirengera ubarengere, abadafite kivugire ubavugire, kubera ko wavugiye biremera, uwo wafunguje arafungurwa mu izina rya Yesu. Ayiwe Data wa twese, nyemerera hari abantu baba mu butayu, hari abantu badafite aho kuba, ngaho nyemerera uzubasoreza isezerano, utuze abantu ubakure mu ruzerero mu izina rya Yesu. Abagabo ubakureho zakarande mu izina rya Yesu, ababyeyi ubakureho zakarande mu izina rya Yesu. Reka tugushimire ku ishengesho ryiza utugejejeho, kandi urakoze, wakoze kwitabira ubutumire bwawe twaguhaye. Imana iguhereza umugisha. Namwe muri mudukurikiye mutarakora subscribe, mukore subscribe, nimurangiza mukande kukazogera. Ikindi ukore sharing video. Nukuri kandi urakoze kutuganiza mama. Imana iguhereza umugisha kandi Imana igushigikire mu byo wifuza. Mwari kumwe na Emmy, hanyuma n'umukozi w'Imana, twaganiraga ku ijambo ry'Imana, kandi nizere ko rigusigiye byinshi. Tuzongere duhure dushima Imana. Shalom shalom.